Eazy ni umwe mu bahanzi bagezweho muri iyi minsi, amazina ye nyakuri akaba ari Rukundo Christian. Twavuga ko Eazy ari umwe mu bahanzi bakora indirimbo zigahita zikundwa muri iyi minsi. Yatangiye umuziki aririmba hip hop, abonye bitari gucamo neza ahindura yerekeza muri Afrobeat. Ubwo yakoraga indirimbo ye ya mbere ya Afrobeat akayita Faster, ikarebwa n'abantu batari bake. Nyuma yaho yaje gukora indirimbo yita Amashu. Amashu twavuga ko ari indirimbo ye ya mbere yatangiye kumuzamurira izina. Naho ibyo bidahagije, yahise asohora indirimbo yitwa Inana. Indirimbo yitwa Inana yaragiye iba amateka ahantu hose mu Rwanda, irakwirakwira, abantu barayikunda. Tekereza ko mu cyumweru kimwe yari imaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni. Si ibyo gusa kandi Eazy uretse kuba ari umuhanzi, yize no gutunganya amashusho. Urugero twabona indirimbo yagiye akorera amashusho, urugero nk'indirimbo za Vestine na Dorcas ndetse na Neo Bosco. Abo nibo bahanzi b'ibyamamare yagiye atunganyiriza amashusho mu ndirimbo zabo. Umuziki wa Eazy ukomeje gutera imbere mu buryo butangaje. Indirimbo akoze yose ihita ikundwa cyane ikamamara, ndetse n'umuhanzi bakoranye aba agize amahirwe yo kumenyekana. Ikindi kandi Eazy ni umwe mu bahanzi bagiye bakora collab zikomeye. Urugero indirimbo yitwa Flamiana yayikoranye na The Ben ndetse na Kevin Kade. Abo twavuga ko ari abahanzi bakomeye mu Rwanda. Ndetse n'indirimbo yitwa Jugumira nayo yayikoranye na Kevin Kade ndetse na DJ Free Peter. Iyo ni indirimbo yakunzwe cyane. Ndetse n'iyindi ndirimbo yakoranye na Shafi yitwa Bana. Iyo ndirimbo yaragiye iramamara ku buryo butangaje, kugeza aho wanyuraga ahantu hose bari kuririmba Bana. Eazy afite indirimbo nshyashya kandi nziza iri gucurangwa cyane hirya no hino mu gihugu. Indirimbo yitwa Chocolate ni indirimbo nziza. Jye nitwa Vigani. Ikiganiro cyacu katugisubikira aha. Ciao. Uretse nugenda ukoze subscribe, like and share. Ibyo rero bikora uraba ushyigikiye ibintu bizima, ibiganiro byakugirira akamaro.